ya my people nanone mucyamamare nk'ibisanzwe The Treason yo season tukirora ubugambanyi season ni kabiri iyi ni episode 8 mureke gato tubanze twamamarize aba bantu namwe kandi ushaka kwamamaza naze ni karibu ibisabwa binamabwiriza biroroshye birakurikizwa mu karere ka Nyanza umurenge wa Cyabakamyi mu isantere y'ubucuruzi izwi cyane ku izina rya Rubona uyu muntu kamugereho Emmanuel ntabanganya Imana koko ntibayinganya uzwi ku izina rya Rutambi kamugereho n'umuterankunga mwiza ndetse akunda ibihangano nyarwanda n'abandi mwese mufite icyerekezo nk'icye murakaza neza icyerekezo team presents nibo bakugezaho yeah in episode 8 producer ninde rero ni studio and game filime n'ubugambanyi igice cya 8 turora barakwereka hano hari wagendaga nawe murebera inyuma nyiri kuyandika ninde Wizi Boy yeah ugenda turamubona inyuma yo gusa inyuma ye nanone inyuma ye hari undi muntu yeah ugenda twizina turarizi ni Kirezi yeah yeah Mirenge location muto cyane Kirezi mu nzira agenda inyuma ye ni nijoro direct ninde rero Wizi again ari kumwe nandi Ganza Rubalala meze neza ndananiwe ari kuri telefone ari kuri namwe murabizi Shanyine sinzi ikibazo mfite n'umutima uri kundya ko baganye mu katameze neza nkunda umutima ni bibazo gusa inyuma hari igihari mastermind nyiri igitekerezo gikuru cyane again Wizi gusa icyamamare Fred nge nago njya nivuga murabizi yeah cyanjye ni rundi rwego maye buri Kirezi ntaramenya ibijya mbere nyuma yaro wakomeje kumuzaho yambaye imyeru yambaye nka marayika gusa ukuntu agenda sinzi umumare kugenda rya dore intoki yewe zirimo ziravibura we ibi ni iki kobwa cyataramenya kinyuma ye yewe cyamusuritse uranganze ntakumenya urinde ubajije ikibazo cyane amazina yanjye banyita Original Witch yewe ngo amazina yanjye nitwa umurozi kabuhariwe kabamba nyawe uko nkeneye umubiri wawe abakecuru b'iki gihe ngo ukozaho numva ufite ikibazo mu mubiri wawe kobwa gizo ni imikino murozi aramukurikira avuga ko ari umurozi original utavangiye ubundi arukunama kobwa cyo yewe mutsije yarayigubanyije hano iyo udapfuye usa nk'udahari igihe gito ye ari mubwe ngo ndi umupfumu Original Witch umupfumu original yewe ndatamije cyane ntacyo mubonye waje surprise naguhaye akazi koroshye none dore karakunanije ndagira ngo saa sita z'ijoro zuzuye abahungu be barangije gupfa uko ari batatu David Jeff na Joseph uko bafite imbaraga za Black Power bose mbabone hasi urimo arabyumva ariko ubwo ngo birangire uko ari batatu bose baba bapfuye kandi bafite imbaraga z'umwijima bapfengwe umukobwa ati naguhaye akazi koroshye umukecuru umubwira ati akunaniye icyerekezo team presents nibo bakugezaho ubufatanye na Fred Cyamamare the one and only wenyine season ni kabiri episode 8 bira byose byari imipyinato dore turatangiye rero twatangiye company iswe wiki icyerekezo the future limited present amazina ni menshi uw'amahoro nguyu nawe n'umukinnyi w'imena ubugambanyi niyo filime turora ni nayo seri The Treason mu cyongereza umwanditsi Wizi Boy yeah hari batatu bagomba kwicwa twabyumvishe baricwa cyangwa igice cya 8 turora cyamamare mu cyumva
hari uwicaye dore ko afashwe dore ko bamuzirikiye ku bimwe bya kera bavuga ngo ni ku ngoyi kugushyira ku ngoyi none bamako bayavuzirikira inyuma mu maso bamwambika nibyo atabona agira gutya amukubita ikinure bita salive amacanjwe shawu aturutse ahantu yewe tuza ry'iburyo ituza ry'iburyo uzi umuntu gukubita agakubita kuri same point akubita ahantu hamwe waba ukomeye utegera ukababara Jasif yewe wivi hari aba ibintu byo mu nda ibintu by'amapankreya koye kumudede numu urumva ibintu by'ama intestine urumva amafuwa barabimena David mu nzira yiruka ari barahunga biraherera hehe turore mbere yuko biriya mubonye biba dore bagusubiza inyuma gato byagenze bite kuki bashaka kubicwa Jasif amerewe nabi David arirutse barakwerekana bari biryamiye Jasif yaramereye n'aba bantu hari babiri baryamye n'umukobwa n'ugisore n'abavandimwe ebyiri ziryamye barakwereka umuryango dore mirenge ku ntinyo bana zari ziryamiye dore nguyu papa mirenge ku ntenyo ngo mu bukungu yaraminuje David nawe nguyu ndetse aryamye nyuma ya mirenge sasa akenshi uryamye gutyo ukabura amahwemo arigiye uri kurota inzozi zitari sawa barakwereka tugaruka ngaha kumusura aryamye atangiye kurota sheri noneho rero tuyakurikizaho ka gakino nakubwiye turora ako gakino uriteguye ibihe byose sheri no twese duhagurukira icyarimwe barakwereka Devu na ngaba musa Devu ari kurota nana nguyu na Devu bahagurukira rimwe turora ako gakino nanjye sinkazi yamubwiye akaye gakino tutamenye koga nguyu ni mwiza byo si ukugenda neza si ugutera neza si uguseka neza nawe ni na mwiza turora umukino bananza ari hide and seek kwihisha no gushakishanya koga kumbi dore nana gira gutya kubera ubwiza afite no kwisha ntibimukundira miraha n'inkundo sore yarotaga byacu ntibyatinze barakwereka metere tugaruke mu gitondo ku manywa y'ihangu nguyu aha ya metere nawe murabizi Nadera we yaramuzonze Siriyo umanikira ubwo rero umwicanyi hatari Big Raya mubeshyi mukuru cyane igihe cyo gusubira mu butumwa akose kuko ndeba iminsi imbanye mike agiye bamworeje ubutumwa vuga ko agomba gusubira mu kazi makakari ntarabyumva yaragikumbuye mu rugo muri uru rugo nkaba ngiye ntabikemo n'ibibazo byinshi azibiri mu rugo kuko umugore wanjye yantinze iki ese inshuti ze mpora mbona hano mbaye mbareba mbona arabakemanga mbona sinzi ikintu kibyihishe inyuma ariko reka mve muri ibyo umugore wanjye nsige oya reka no kwishinga iby'abantu none nk'umuhanga amagambo nima barateranya taraba ari utari wabinsobanurira azabanza neke neza amenye umugore we ushobora kuba nabamukeka oya gukeka ntabwo ari byiza ibyo si byiza gukeka ntabwo ari byiza
reka mbe mbyihoreye bitazangusha mu mutego cyane ubwo muhanga cyane ubanza kujya inama n'umutima we yavuga ngo umuntu agira imitima ibiri umutima nama umutima utakujya wica inama niyo mitima ibiri umutima nama n'umutima wica inama ngabara aho ngamaze kwibaza byinshi Adela avayo hari ibintu mbonye ubonye nicara hari ibintu mbonye umva ni siripurize ngiye kugukorera katurore wasize mu buri nanjye njya muri telefone nawe uzi ko uri muri telefone turore umugabo n'umugore katurore yabonye iki ubonye iki ngaho nyereka n'icyo ubonye yabonye iki tuvuye kuri bara tugaruka aha ubundi sister karagungu biharaje wakabonye ariko se nawe cyagiye warabibonye njyewe nabonaga kamwe kari kabiswaho gake k'amafuti mani viye buroze bimenye wabo barakiganira n'abavandimwe David na Jeff abahungu ba Mirenge tukira tuve kure sure wallahi none akaba yirirwa tereta mushiki wacu reka nkubwire ahubwo ngiye kumuzana hano zana sister hano mani zana sister babanze babwire mushiki wabo ko atari byo ntibanezezwa n'ibyo akora ese bro kuri kuzuba nabi wowe uri fake mwa zipize bro ngana yo mumparize sister ntabwo bishoboka ntabwo bibaho ibiki kundanaga nka kariya kanyagwa nka kariya kagutereta gati ariko bro umva reka kumva ni gute wakora ibintu nka biriya njyewe urarinda umbwira gutyo we ntabwo usinyira biriya ntabwo nabihora umva umuryango ntaho biba bihuriye natwe koga disaza ubwenge ni umuhanga cyane amakosa y'ababyeyi ntabwo abana bakwiye kuba victime inzirakarengane zayo ubwo uri musaza wanjye ntabwo wanzira mu rugo none njye urongera reka nkurabura karaga ngo turongera kubonana wallahi harapfa umuntu uriya muhungu ndabonana nawe haraga umuntu wumva ariko ntukajya wengera ushobora gukomeza uburana uko byagenda usibye papa wenyine niwe ufite ukuri azabanza kunyuzemo iki wemera yuko bya nyamara basaza be nabo baramubwira ati umva bro asigaye iki mudebe ndabubaha ariko iyo byaje mu rukundo iyo byageze mu rukundo basaza banjye murumva murazima urumva iburirwamo musaza aburirwamo musaza w'umuntu aburirwamo hamagara papa banza bimbwire aburirwamo njyewe ko nakwifasha mbere yuko habaho urupfu rw'umuntu urafata ugakundana n'agahungu kaka njyewe ntabwo nzi ikibazo ufitanye n'uriya muryango bwiza ukuri none uriya muhungu nagira icyaha reka ye nzahita mpamagara polisi ndanabarega nubwo dufukana nzahita mpamagara polisi abasaza bararakara nyamara ntabwo umuvandimwe akwifuriza inabi urukundo uramufuhira n'umushiki we baramukunda wifuza yuko yayoba agize icyaha koga rero kuwuga urukundo arabigira icyaba bakaba mubimbwiye ntabwo turarangiza kuvuga uremera kure kuri amungu cyangwa ntabwo umureka ntabwo nzareka yaraka stop ugomba kumureka stop ugomba kumureka cyangwa ukamuvuga ibintu ni bibiri hitamo muvemo umureke cyangwa umubure ari agahungu urahitamo hagati ya musaza wawe n'umukunzi wawe urahitamo njyewe ntabwo ugomba kureka umukunzi y'ibibaho igisubizo already yahitamo umukunzi basaza nakubwiye ngo imbere y'umukunzi muvandimwe aburirwa yewe mutagorera ku mwana umukobwa umwe w'ikinege mw'abahungu mwe nta soni mufite nta mahane mashaka mutuze uri kuduteza abahungu bawe wabahaye itegeko ryo kunyobora uyu uri kuduteza iyi umva uko bimeze uri kudukorera uko gahunda imeze kwa mirenge sinjya yenge bizamo papa wabo mahoro ariko agomba kumva ibyo abasaza be bamubwira mugomba kumundegera niba yakoresheje mumubwirire nk'umubyeyi nk'uko namwe mwakoresheje abimbwira murabyumva ndabakunda ariko iyo bigeze mu none se reka wenda na papa zakitambika no gukora agahungu tuzakamera tubera none ku ntambara z'inkundo mu rugo tugaruka no kwa metre ndetse na Adela funga amaso hari akantu ushaka kwereka utibuka ndabizi ni neza surprise funga amaso ndabizi kutibuka funga amaso reba kureba ubonye iki ubonye iki anijye twari mu kwabo bababwire njyewe ku mukobwa wanjye ntabwo nshaka byogo yo ku mukobwa wanjye mupfukame hasi vuba se papa ubu duteje umukobwa nta kindi cyabaye mirenge ku mukobwa we mupfukame abavandimwe barya ibihano mwebwe narababwiye ngo ntabwo nigeze David iyo mico niyo ukuye mu mahanga aho wari waragiye ariko sister afite kunyumva papa ntabwo ufite uburenganzira bwo gukubita umwana urundi mwana nta mwana wihanira nta mwana hanata ubundi mwana papa urumva bikubita n'undi munsi bijya byumva sheri wanjye bihabe
nta kindi cyabaye. Jeff na David baratoroma. Papa urubo bababarire kandi tugaruka nga Mirenge nako Metre baracyamwereka amafoto ayibona neye y'urukundo rwa Adela nawe bakiri muri he hani muni mukwabuki ikintu binyibukije uri kimara kuva mu cyumba bisa nimba kugiye kugenda nibuka ubushize ujya kugenda aho twari tuvuye icyo gitumye nsubira mu mafoto urumva namwe mwumva ubwo ari kumwibutsa ko banasubirayo tugaruka aha. Iyi episode ni 8 turora. Ndashaka ko hapfa abantu babiri. Ndashaka ko hagira gute ijambo gupfa babiri. Uwitwa David na Jeff. Apende David and Jeff ese barapfa cyangwa mudacikwe na episode ya 9. Ndakubwe ndagira ko aba bana bafite imbaraga babiri bashaka ko bapfa barapfa cyangwa ubivuga no umukobwa usanzwe turore. Yari episode ya 8 ndacikwa ya 9. Hasta la vista, hasta la vigo, hasta munyana. Shalom, see you the next one. Bye bye.